ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhoro Boy TV. Uyu munsi noneho turagarutse kugira ngo tubagezeho ibibi byo gukoresha telefone uryamye cyangwa se smartphone uryamye. Ni bibi cyane, zimwe mu ngaruka ziterwa no gukoresha telefone cyane uryamye nizo tugiye kugarukaho. Wowe icyo usabwa ni gukanda subscribe kuri Buhoro Boy TV kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Gukunda gukoresha telefone zigezweho zo twita smartphone ukageza no ku rwego rwo kumva wayikoresha uryamye ni bibi cyane, kuko bishobora gutera ubuhumyi ndetse bigatuma ubikora abura ibitotsi mu buryo bugiye butandukanye. Abahanga bavuga ko nubwo bitaba kuri buri wese, ingaruka ku bakoresha telefone baryamye zibasiye abantu benshi. Zibasiye abantu benshi mu batuye mu Bwongereza. Umugore bita Judith Sela, uyu nguyu ni umwe mu bakunda gukoresha izi telefone zigezweho za smartphone zo muri ubu bwoko bwa smartphone nyine tumenyereye. Mu buhamya bwe avuga ko bibaho cyane ko umuntu ajya kuryama akarara yandikirana n'inshuti ze ku buryo atamenya n'igihe yasinziriye. Undi bamwita Adebu Alif, we yatangaje ko gukoresha telefone aryamye bituma asinzira atinze. Ni ukuvuga ngo urumuri rw'ubururu ruturuka ku kirahuri cya telefone yawe rukaba ari rwo rwica amaso, ni rubi cyane. Undi bamwita Marcela Montez, nawe yavuze ko yagize ibibazo by'amaso bitewe n'iyi telefone, ubwo ndavuga telefone za smartphone. Mu buhamya bwe yagize ati, rimwe na rimwe iyo nkoresha telefone yanjye mbere yo gusinzira, iyo ndangije maze kuyifunga numva ibintu by'umukara bitembera mu maso. Abantu bagera kuri miliyari 2 ku isi bakoresha telefone zigezweho za smartphone, aho buri wese ayikoresha mu gihe kiri hagati y'amasaha 4 n'5 ku munsi. Ikinyamakuru bita The New England Journal of Medicine, iki ngiki ni ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyandika ku buzima, cyasohoye inyandiko igaragaza abagore 2 batewe ubuhumyi bw'amaso no gukoresha cyane telefone mu ijoro. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha telefone uryamye, ijisho rimwe ntiriba rireba neza. Bizere ko muri kubyumva neza. Nubwo abantu benshi barebesha amaso yombi mu kirahuri cya telefone zabo, abahanga bagaragaza ko abakoresha telefone baryamye bo barebesha ijisho rimwe. Uyu nguyu bamwita Dr. Gordo Plant. Uyu nguyu ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Avuga ko iyo umuntu akoresha telefone aryamye bifata iminota myinshi kugira ngo ijisho ryo ku ruhande riryamiwe ribashe kureba neza nk'uko irisigaye rireba neza. Ibi biterwa n'uko abantu benshi baryamira urubavu, ndetse n'iyo bandikirana baba baryamiye uruhande rumwe. Ibintu byo kurara ku matelefone wapi kabisa. Uku kuryamira urubavu bituma ijisho ryo hasi ritareba neza muri telefone, kuko iryo hejuru riba ari ryo rishobora kureba neza ryisanzuye. Birumvikana neza cyane.
Dr Goldoplant kandi avuga ko ubuhumyi bukomoka ku gukoresha telefone bushobora gutera uburwayi bukomeye, aho umurwayi adashobora kuvurwa n'uwo ari we wese keretse gusa inzobere zabyigiye. Kureba igihe kinini mu rumuri rw'ubururu rwa telefone cyangwa se smartphone bitera ubuhumyi bw'amaso ndetse bikabuza umuntu uyikoresha ibitotsi. Gusa hari inama yo kwirinda ubuhumyi, aho abakunze gukoresha telefone mu buriri bashobora gufata nk'akaruhuko k'iminota nibura 20 bakabona kongera kuyikoresha kugira ngo ibintu bigenda neza. Ndabona iminota yatujyanye, gusa ibintu byo gukoresha telefone cyane muryanye, icyo mwamenya ni uko bitari byiza, ntabwo ari byiza na gato, kubera ko hari imyaka ushobora kuzagezaho utakibasha kureba neza. So ndabashimiye cyane. Genari Olivier Haririmana, mwibutsa gukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye, kandi nkomeza kwisegura ku bantu bari bamaze iminsi banyandikira ngo usigaye ubahe tugezaho ibiganiro. Reka mbamenyeshe ko nagarutse. So ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.